Ese wari uzi ko hari ibintu 20 ushobora gukora utabizi maze abantu bakakwanga? Tubane nje ndi Niyonkuru Karine naho iyi ni Niyonkuru Media, ariko kandi ukakora subscribe, share, like na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Twifashije igitabo cy'umunyamerika witwa Dark Energy, ni igitabo yagaragaje mu mwaka wa 1936 mu kinyejana cya 20. Ni igitabo kivuga ngo how to win a friend and influence people. Iki gitabo harimo byinshi, ariko noneho uyu munsi nka Niyonkuru Media twarebye ibintu ushobora kubukora muri societe wowe ubwawe bigatuma abantu bakwanga bagushiraho, ariko kandi wowe utabizi. Tubane rero ntucikwe, nkatekereza ko kandi umeze neza aho uri hose. Wowe utameze neza ibihe birahinduka, kuko uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Ikintu cya mbere ni ukuvuga cyane kurusha abandi. Aho uri muri societe, aho ukorera, muri association runaka, ukaba ushaka kuvuga cyane kurusha abandi. Ese wari uzi ko iki kintu abantu bacyanga? Ntabwo bagikunda kubera ko nabo baba bashaka kugira ngo bavuge nawe ubumve. Rero iyo ugize umuntu ufite menshi, uvuga menshi, ukumva ko ari we wavuga, mu rugero ujyanye n'abantu muri bisi, uravuze mukoze urugendo rw'amasaha 4, wowe urashaka kuvuga, ntabwo ushaka guha umwanya abantu muri kumwe. Ibi rwose ntabwo abantu babikunda, bizatuma abantu bakwanga kandi wowe utabizi. Utekereza impamvu inshuti zawe, abavandimwe batagishaka kuguhamagara, naho nukubera ko wigize umuntu uvuga menshi cyane, ntabwo abantu babikunda. Muri iki gitabo rero impamvu ya kabiri yagaragaje, yavuze gushaka guhora uri right, gushaka guhora buri gihe ari uwo muntu ukora ibintu by'ukuri. Ibi nabyo ntabwo ari byo, kubera ko muri societe buri muntu wese atanga igitekerezo. Hari umuntu rero ushaka kugira ngo buri gihe ahore ibyo avuga biri right, ahore ibyo avuga ari ukuri, yumve ko ari we munyakuri. Natanga igitekerezo muri mu nama, muri groupe runaka kuri WhatsApp, yumve ko igitekerezo cye nicyo kirenze ibindi. Ibi rero ntabwo ari byo, abantu bashaka kwanga bakagucikaho kubera ko wumva ko uhora uri umunyakuri muri byose. Ibi rero ntuzabikore, ahubwo nawe wakwicara ukavuga ngo ese ahomba mu rugo, groupe ngenderamo, groupe ya WhatsApp mbamo, ese aho nkorera nanjye mba numva ko ndavuguruzwa, mba numva ko hari icyo nshobora kuvuga, abantu bakaba bambwira bati nyamaze icyo uvuze si cyo. Rero guhora ushaka kuri right, guhora ushaka kuvuga ngo icyo mvuze nicyo cyo, ntabwo abantu babikunda. Ibyo nabyo wabitekereza muri societe mu byuvuga kandi mu byukora. Ikindi cya gatatu yagaragaje ni kwinjira mu buzima bw'abandi cyane. Ese wari uzi ko abantu badakunda ko winjira mu buzima bwabo cyane? Ahubwo wowe injira mu byawe, ukora ibyawe, kubera ko iyo ugize umuntu w'umunyamagambo, ukigira umuntu winjira mu buzima bw'abandi cyane, runaka dukorana abaye hate, harya iki, atuye he, ibyo ntabwo ari ngombwa kubimenya, kubera ko iyo winjira mu buzima bw'abandi cyane bituma abantu bakwanga, bituma abantu batagukunda, kandi wowe utabizi neza ko bagize bate bakwanga. Ibi nabyo rero muri iki gitabo how to win a friend and influence people yagaragaje yuko ibi nabyo biri mu bintu bituma abantu bakwanga wowe utabizi. Ikindi yagaragaje cya gatanu, yavuze kutita ku by'abandi bavuga. Uri mu nama cyangwa se mwitabiriye ibirori runaka, hanyuma rero wowe afashe ijambo, aravuze, wenda uwo muri kumwe waruhagarariye, warushinzwe kuba yagira icyo avuga, hanyuma wigiriye muri telefone. Cyane nk'urubyiruko ni ibintu bitubaho, ugasanga ubibire muri chat, uri kuri WhatsApp, uri kuri TikTok, ntabwo ushaka guhereza umwanya cyangwa se ngo wumve wa muntu. Aha rero nabwo yagaragaje ko ari ikintu dushobora kuba dukora twe, bigatuma inshuti ziducikaho, zitwanga kandi tutabizi. Icya gatandatu yavuze gukabya kwitanga, cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza over nice. Gukabya kwitanga, wari uzi ko biri mu bintu abantu bashobora kukwangira utabizi? Ubu ni urugero, ufite amafaranga 10,000,
urahuba cyangwa aho ukorera cyangwa se mu buzima busanzwe tuzi ko abantu tubayeho mu buryo butandukanye. Ufite amafaranga 10,000 ubonye umuntu avuze umuntu anteye impuhwe akeneye gufashwa, ufashe bya 10,000 byose wari ufite urabimuhaye usigariyeho. Uyu mugabo rero muri iki gitabo cye agaragaza ko over nice, gukabya cyane, kwitanga cyane, ukimarayo nabyo biri mu bintu bishobora gutuma abantu bakwanga wowe ugize gute utabizi. Ukabuzi ngo ndafasha nibyo, ariko over nice yagaragaje ko rwose atari ikintu cyiza, bishobora gutuma abantu bakwanga utabizi. Ubwo nawe ahuri rero nkwitekerezaho nkanjye Karine nkavuga nti ese over nice ndayikora cyangwa sinyikora? Dukomeze tubane rero iki kiganiro, nshaka ko buri wese tubana mpaka kirangiye, buri wese maze akareba ngo ese ndi kuruhe ruhande, ese abantu koko baranyanga ntabizi, kuko nabyo ni ibintu by'ingirakamaro. Nakunze cyane iki gitabo, nawe uzagisome yaba ku mbuga zitandukanye, uzasearchinge how to win friends and influence people. Ni igitabo cyiza cyane kiryoshye, ndimo kugisoma rwose numvaga mfashwa. Ikindi kintu yagaragaje avuga yuko rwose ushobora kugikora abantu bakakwanga utakizi, ni ikintu cya 7 kudashobora kuvuga oya. Ese wari uzi ko hari abantu batazi kuvuga oya? Agahora ukamubwira uti mwaramutse, nashakaga ko ku cyumweru twajyana ahangaha, uti oya ntabwo, ejo nzakubwira, ejo uzampamagare saa 4 nzakubwira. Ejo saa 4 wamuhamagara ngo harya ya gahunda ngo wari wambwiye, wari wansabye gute? Oya, yavuze ko kudashobora kuvuga oya biri mu bintu ushobora gutuma abantu bakwanga wowe utabizi. Kuvuga oya nabyo ni ibintu bikenewe mu buzima. Ushobora kuvuga oya, nkwatse amafaranga 10,000, nimba utayafite mbwira uti Karine oya ntabwo nyafite, musabye ko twajyana gusura umurwayi ku cyumweru kandi ku cyumweru ufite akazi, mbwira uti oya ntabwo birakunda. Yavuze rero ko bari abantu batavuga oya, barereka ngo ejo nzakubwira, ngo buretse wamuhamagara mu kanya uti buretse oya. Kutavuga oya nabyo wari uzi ko biri mu bintu byakumara ku nshuti rwose, ukajya ubona abantu bagucitseho. Nabyo rero usize umurebe ngo ese mvuga oya aho biri ngombwa, ese mvuga yego aho biri ngombwa. Icya 8 rero twihuse cyane, yavuze guseka cyangwa se gusuzugura ibitekerezo by'abandi. Uricaye, turi muri class, umunyeshuri, turi mu nama, umuyobozi runaka cyangwa se ufite aho ukorera runaka, uri mu murima cyangwa se uri ahantu hagiye hatandukanye bitewe n'ibyo umuntu akora muri ubu buzima. Hanyuma rero umuntu atanze igitekerezo, urasetse cyane. Wari uzi ko biri mu bintu bishobora gutuma abantu bakwanga kandi wowe utabizi. Rwose nawe muri iki gitabo yagaragaje yuko gusuzugura cyangwa guseka igitekerezo cyangwa ibitekerezo by'abandi biri mu bintu bishobora gutuma abantu bakwanga. Ukajya wibaza ngo ese katamamagara, ese inshuti zanjye zagiye he? Zagushizeho kubera ko iyo muri ahantu uri umuntu ukunda guseka cyane, uri umuntu udashaka kumva ibitekerezo, sibyo? Ntabwo byashoboka kuko Karine numva ibintu, ariko wowe Larissa wumva ibintu, ariko wowe John wumva ibintu, ariko wowe Peter wumva ibintu. Twese twumva ibintu mu buryo bugize gute butandukanye. Umva igitekerezo cy'undi, hanyuma nawe uze gutanga igitekerezo cyawe, noneho muze gufata umwanzuro, ariko ntugaseke cyangwa ngo usuzugure ibitekerezo by'abandi. Ibi nabyo rero mu bintu bishobora gutuma abantu bakwanga rwose bakagucikaho. Icya 9 yagaragaje muri iki gitabo, yavuze kugereranya abantu. Ese wari uzi ko nimba ujya ugereranya abantu biri mu bintu bishobora gutuma abantu bakwanga rwose bakagucikaho? Nabyo ni bibi cyane, ntukagereranya abantu kuko bishobora gutuma abantu batakwizera, bishobora gutuma abantu bagucikaho. Kugereranya abandi, ukifata ngo ese ngo wari uzi ko ngo we na runaka ngararenze kubera ko ngakurusha ibi nibi, ngo we rwose ngo uri kuri 30%, naho we ari kuri 80%. Oya, wigereranya abandi kuko bishobora gutuma bagucikaho rwose, ukasigara uri wenyine kuko uri muri ba bantu bagereranya abandi. Icya 10 muri iki gitabo yagaragaje, uyu mugabo yagaragaje guhora uvuga ibyawe gusa.
wari uzi ko guhora uvuga ibyawe gusa biri mu bintu bishobora gutuma abantu bagucikaho burundu? Njyewe nariye ibi, njyewe nkora, njyewe niza, njyewe nahereya, njyewe always ku ishuri muri class uhora muri njyewe, mu nama uhora muri njyewe, mukazohora ubwira abantu stories zawe sometimes badashaka no kuzumva cyangwa bari bize bari mu kazi. Njyewe navuya, njyewe nakoze iki? Guhora uvuga ibyawe gusa wari uzi ko biri mu bintu ushaka gutuma rwose banoyedi abantu bakagushiraho burundu. Nta muntu ugisha yego ko mara nguriye muntu wicarane nawe ngahora yivuga ibigwi guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ahora avuga ibye. Oya, tega amatwi n'abandi kuko hari ibyo uzabigiraho, hari ibyo uzakura mu byabo. Wihora uvuga ibyawe njyewe. Nabyo muri iki gitabo yagaragaje ko bwose biri mu bintu bishobora gutuma abantu bagucikaho burundu. 11 yavuze kudashimira abandi. Utaye bik uri muri class barakubwiye bati sorry garuka dore bik, hanyuma dore bike yawe akira bike yawe wari uyibagiwe wari uyitaye ugahita wumva ni ibisanzwe ukikomereza. Wari uri muri bus utayemo bluetooth zawe cyangwa se telefone yawe urayibagiwe, barakomanze bati mumubwira agaruke yari yibagiwe telefone, uragarutse barayiguhereje urikomereje. Wumva just ni ibintu bisanzwe biraho. Kuba nari nibagiwe, kuba nari ntaye iki umuntu akaba please twige kuvuga murakoze, say thank you. Yaba serivisi uhawe, yaba hugiye, yaba zirimo gukora, nyamuneka iga kuvuga murakoze, kubera ko kwiga kudashimira nabyo biri mu bintu bibihira abantu, biri mu bintu bizatuma abantu bagushiraho bakavuga ngo yewe nta kigenda uriya se, yawe niyo wamuhereza amafaranga yataye rwose. Kuvuga murakoze biri mu bintu abantu bakunda. Rero kuba utavuga gushimira, kudashimira abantu biri mu bintu bishaka gutuma rwose abantu bagucikaho bose bakigendera. 12 soma muri iki gitabo, ni igitabo kiryoshye cyane mwese nakibakundishije. Yavuze kwivuga nabi cyane, ugasanga ngo njyewe ngo njye siko navukiye njye siko nakoze iki, njyewe reka njyewe rega buriya ndi mubi, ariko njyewe muranzi mu bantu aho ukorera, aho ugenda muri association urimo, mu kiganiro urimo gutanga cyangwa se aho uri hose ugahora wivuga nabi. Rwose biri mu bintu bizatuma abantu bagucikaho burundu. Abantu bagucike ujye wibaza ngo ese habaye iki runaka katakimpamagara, kuko always aziko numuhamagara aro njye ndi mubirega, njye nta mikino ngira nahita nkukubitana. Oya, guhora wivuga nabi wowe ubwawe biri mu bintu utaruzi ko bizaguca ku bantu bose bakagenda. Hanyuma 13 yavuze guhora witotomba. Ese wari uzi ko muri ubuzima hari abantu bahora bitotomba, bagahora bitotomba no mu nzira ukabona umurimo kwifuza se mbonu afite ikihe kibazo, aho muri mu kazi agahora yitotomba hagenda ngo njyewe ngo buriya ngo nibi. Guhora witotomba biri mu bintu bituma abantu rwose bakwanga bakaba bagushiraho. Oya, ntugahore witotomba, kubera ko muri iki gitabo cye How to Win Friends and Influence People yavuze ko guhora witotomba biri mu bintu ushaka gutuma inshuti zawe zigushiraho, kubera ko kugendana n'uriya birabiha, gukorana nawe birabiha, ahora yitotomba. Kandi ntabwo wari uzi ko mwitotombo wawe buri gihe ari byo byirukana abantu mu buzima bwawe wowe utarugize utarubizi. 14 yavuze kuvuga amagambo atatekerejweho. Wari uzi ko ibi bintu benshi tujya tubikora, ibi bintu bishobora gutuma umuntu atabyakira neza, kubera ko urimo kuvuga ibintu ugakomeretsa abantu ntabwo wabitekerejeho. Muri societe rero mbere yo kuvuga, mbere yo kugira ijambo ukura mu kanwa kawe, banza ugira ute, banza ubitekerezeho, kuko nutabitekerezaho bishobora kuzakomeretsa abantu, bishobora kuzagira umuntu rwose bikomeretsa kandi utabigambiriye. Ngayiwe ngo mbabarira, ngo kubera ko ngo nakomerekeje uyu muntu, ngo kubera ko ngo byagenze gutya. Aha rero muri iki gitabo yavuze ko kuvuga amagambo utatekerejeho biri mu bintu rwose bishobora gutuma abantu bagushiraho burundu ugasigara wenyine. Aha rero guhora uvuga amagambo utatekerejeho biri mu bintu bishobora gutuma abantu bagushiraho, kubera ko sometimes ushobora gukomeretsa abantu, another time ugasanga ntabwo babikunze. Kuriya muntu afite ikibazo mu mutwe, uzi ko avuga ibintu ukagira ngo ntiyabitekerejeho, wowe kandi ntubizi.
inshuti zikagushiraho burundu ugasigarira aho ngaho ukajya wibaza ngo kubera iki ntafite abantu kandi ni kubera iki cya kindi wagize ute wakoze. 15 rero ikindi kintu gishobora gutuma abantu bagushiraho utabizi cyangwa bakwanga utabizi gukunda kuvuga amagambo y'ibanga y'abandi. John yarambwiye uzikabayeho gutya privacy ye ni privacy urayijyana ku bandi ngo bimara iki cyangwa wenda niba yakurikije iryo banga urarivuga kubera iki. Aha rero babyita kuzimura rwose gukunda kuvuga amabanga y'abandi. Arigiki ahembwaya yigaha abaye harya ubitekereza undi muntu urabivuga kubera iki. Ntabwo abantu babikunda, abenshi abantu babitabanya amagambo ugasanga nta n'umuntu ushaka kuvugisha, nta muntu ushaka gukorana nawe kubera iki. Mumva nguriya mujene nguriya mubyeyi agira menshi agira menshi umwitondere. Urumva wamaje kuba nka virusi cyangwa se wamaje kuba nk'icyorezo mu bantu kubera ko baragushiraho pe baragushiraho. We yagaragaje ko rwose gukunda kuvuga amabanga y'abandi nabyo atari byiza. Muri iki gitabo cye kiza rero 16 muri bya bintu 20 yavuze kudakurikiza ibyo uvuga, inconsistency. Uyu munsi wavuze ngo ejo tuziga imibare, twize ikinyarwanda n'urugero wenda ku ishuri. Uyu munsi uravuze uti ejo tuzakora iki, ahubwo mukoze igitandukanye n'icyo wavuze. Wowe ukora ibitandukanye n'ibyo wavuze. Ibyo wasezeranyije abantu si byo ukora. N'urugero wenda bijya bikunda kutubaho ugahora uhamagara umuntu ngo nzagusura mu kwa gatanu nzagusura kukarenga mu kwa gatandatu urabimubwirira iki nimba utarabikora. Muri iki gitabo rero yagaragaje ko kuvuga ibintu udashyira mu bikorwa byose rwose atari byiza. Waruzi ko ariko muri societe bahita bavuga ngo uriya muntu ntabwo ari seri, ngo nimba yakubwiye ko arakohereza amafaranga 5,000 ngubwo ngo rwose ntabwo biravamo, ntabwo amafaranga arayakoherereza. Ibyo rero nabyo bituma abantu bakwanga wowe utarubizi kubera ko ntabwo uri seriye. Noneho ku ngingo ya 10 ikindi kintu yagaragaje kuri 18 ni ukudaha agaciro abandi. Twubahane, nimba udaha agaciro abandi rwose bituma abantu bakwanga. Uriya muntu ngo nta discipline agira, ngo niyo mugiye guhura, ngo niyo mugiye kuvugana nta discipline agira. Ibyo biri mu bintu bizatuma abantu rwose bakwanga bagucikeho kandi wowe utabizi. Hanyuma 19 noneho yavuze guhora ushaka attention. Abantu bahora bashaka attention ibi nabyo rwose wapi, kuko bituma abandi bumva ubabangamiye. Nga uriya muntu ahora ashaka attention mu byo avuga mu byo akora, ngo umuntu uhora ashaka attention. Ibyo nabyo waruzi ko biri mu bintu ushaka gutuma abantu bakwanga bakagushiraho burundu wowe utarubizi. Guhora ushaka attention, reba wisuzume neza uvuge ngo uko mbayeho ese abantu ni impamvu banyanze, ese ibi ndabikora. Reba neza mu buzima ukubayeho imibanire yawe n'abandi, kuko iki gitabo nibyo bintu kibandaho cyane, imibanire n'abandi, uko watera imbere muri business n'ibindi. Namwe ndakibakumbuje muzagisome. Hanyuma rero ku mwanya wa nyuma kuri 20 yavuze kutamenya igihe cyo guhagarara. Warubizi mugendanye n'umuntu muri bisi amasaha 5 ariko yavuze ntigeze hana abandi ngo bavuge, arimo kuvusiyete wenda muricaye muri mu nama, umuntu arimo guseka, menya ngo iki gihe nicyo kuvuga, nicyo guseka, nicyo guceceka, nicyo gukora ibi. Guhara rero uvuga amagambo atarangira, guhora ukora ibintu bitarangira kandi bitewe n'ibyo murimo, ibi nabyo si byiza. Hanyuma rero buri wese nahawe nahanjye ukisuzuma ukareba ngo ese mbayeho nte, ese ibi bintu ndabikora niyo mpamvu abantu banshizeho, ese ibi bintu nkora ibishye, nkoramo tungaye, ese mbayeho ne mu buzima, mbanye n'abandi gute. Ibi nabyo ni ingenzi, ariko kandi wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Ndi niyo nkuru Karine, iyi ni niyo nkuru media, ariko kandi wibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Nje kandi icyo mpora mbifuriza Imana ikomeze yagure kandi yobora intambwe zanyu. Turabakunda cyane hano kuri niyo nkuru media. Bye.